nuko hari ibintu byane bikuri hejuru nawe ugiye kugendaho ubukene bwari bwarakufashe ukarota ubonye ka gasimba ukarota ubona kari akagurube karimo kakuzengurukaho ukarota ubona karimo kakurira ukarota ubona kari akagurube karimo kagendagenda mwaba muri mu itsinda zamenye ngo gutaka kuvuga birakunanira ukageraho ugira gute ukageraho utaka y'Imana twumva tuguye neza itimere y'Imana twumva imitima yacu yongeye kwakira ihumure niba uvuze ihumure ngwino imbere y'Imana n'ubu daimoni idashobora kugenda hari daimoni zizava mu bantu hari daimoni zizakuvaho kubera ko wasenze wiyirije Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro umusohokemo ngo daimoni iribwiriza iragenda dushimye Kristo ko ari umunyembaraga dushimye Kristo ko yatubereye urugero rwiza dushimye Kristo ko hari ibintu yatwigishije Yesu nashimwe mahoro y'Imana komeze kubana namwe turabakunda cyane rero reka twongere tuvuge ku ijambo ry'Imana uyu munsi twongere tuvuge neza y'Imana ariko turabashuje mu izina rya Yesu turabashuje mahoro y'Imana abane namwe turabashuje cyane amazina yanjye rero ni Mushumba nkuko umaze kwimenyera rwose turabakunda cyane tunezera Imana mu mutima rero ko twongeye guhura kuri uyu munsi tunezera Imana mu mutima ko twongeye kubona Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro uyu munsi dufite ijambo ry'Imana dushaka kugira ngo tuganire ariko mbere ko tuganira kuri iri jambo ry'Imana tubanze tuvuge kuri izi nzozi umuntu yabonye akaba yifuza kuba yasobanukirwa hanyuma tubone gusenga biciye mu buryo bw'ijambo ry'Imana turashimye cyane rero kugira ngo amahoro y'Imana agomeze kuba muri mwebwe kandi ubwiza bw'Imana bukomeze kuba muri mwe mugirire Imana icyizere Imana niyo kugirirwa icyizere kandi nagira ngo mwire abantu babone ngo nta hantu na hamwe wagera utazingera ukenera Imana nacyo nishimwe rero kandi Imana yacu ntihabwe icyubahiro rero mbere ko dusoma ijambo ry'Imana n'umuntu ngo yabonye ngo arimo aryamye nyine bisanzwe mu gihe cy'ijoro yarangije bana ikintu bita ingurube muremure y'isi igisimba mu buzima busanzwe ka gasimba bita ingurube ni akantu kabi cyane ni akantu karirira karya ibintu byose ntikarobanura gahera ruhande karya ubundi mu Gifaransa bakita omnivore bishatse kuvuga n'indya byose ntikarobanura ni akantu karya gahereye ku kintu icyo cyose nta gasimba rero nturota ukarota ubonye ka gasimba ukarota ubona kari akagurube karimo kakuzengurukaho ukarota ubona karimo kakurira ukarota ubona kari akagurube karimo kagendagenda mwaba muri mu itsinda zamenye ngo n'undi mwuka uri muri mwebwe n'undi mwuka Satani ashaka kuboherereza kandi bishatse kuba niba urose ikintu no kuvuga ngo ibuye ryagaragaye riba rikiza isuka Yesu nashimwe cyane kandi Yesu ntabwo icyubahiro hanyuma rero bishatse kuvuga iki kuvuga ngo niba ari akantu karya byose niba ari akantu karya ibintu byose katarobanura ni ukuvuga ngo umwuka wo gusenga wiyiriza wamaze izo ntege zamaze kukwinjiramo gusenga ariko ugasenga utigiriza uwo mwuka wamaze kukwinjiramo mu yandi magambo ntugisenga wiyirije nicyo bishatse kuvuga cyangwa se uwo mwuka nyine urumva uririra ugasenga n'ubundi se abundi kwicisha inzara ntacyo bimaze kandi imbere wafataga icyumweru ugafata iminsi 3 ugafata iminsi 4 urimo usenga uhamagara Imana ugasabana n'Imana ariko ubu ngubu kubera ibiryo byamaze kuboneka kubera ibintu byose byamaze kuboneka ntugishaka gusenga wiyiriza ariko Yesu ngo abigishwa ngo bagiye ku musozi ngo bamaze kugera ku musozi ngo barasenga ngo bahura n'umuntu ufite daimoni ngo umuntu ufite daimoni rero ngo barasenga ngo baricyaga mu gitondo barasenga bigira gute mwiranga ariko ngo Yesu ngo hageze ngo akihagera ngo aravuga ngo daimoni gira gute ngo musohokemo ngo daimoni iribwiriza iragenda dushimye Kristo ko ari umunyembaraga dushimye Kristo ko yatubereye urugero rwiza dushimye Kristo ko hari ibintu yatwigishije hari ubwenge yaduhaye arangije aravuga ngo none se abigishwa baramubaza uko twaherekere dusenga ngo ni ukubera iki twebwe uyu muntu abadayimoni bari banze kuvamo Imashini ngo Yesu arangije arabwira ngo nta kindi gikuramo uwo mudayimoni ni ugusenga
ariko nanone tukiyiriza iki ubusa. Rero niba uri murota ingurube, ukarota ingurube zirimo azizenguruka, ingurube zirimo zigenda, menya ngo deja umwuka wo kutiyiriza wamaze kukugeramo, cyangwa se urashaka kukwataka. Rero biragusaba kongera gusubira ku gicaniro, ukongera ugasenga Imana, ariko nanone ukayisenga wiyiriza, kuko hari dayimoni idashobora kugenda, hari dayimoni zizava mu bantu, hari dayimoni zizakuvaho kubera ko wasenze wiyirije. Imana yacu ni kimwe kandi Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Hanyuma rero reka dusome ijambo ry'Imana. Inzozi z'uyu munsi zarizo, ariko nagira ngo tubanze dusenge Imana, tubanze twumve ijambo ry'Imana, twumve icyo Imana idushakaho. Imana yacu ni kimwe cyane kandi Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Haleluya. Turanezerewe mu mitima rero, kandi turishimye cyane kongera kugaruka ahantu, kongera kuza kuvugana n'Imana, twumva imitima yacu inezerewe, twumva imitima yacu ishimye. Iyo turi imbere y'Imana twumva tuguye neza, iyo turi imbere y'Imana twumva imitima yacu yongeye kwakira ihumure. Niba ubuze ihumure, ngwino imbere y'Imana. Nuba uri ihumure, uzasenga Imana, uzaririmbe, uzafate irisome, ufate igitabo cy'indirimbo uririmbe, uzahakura ihumure ry'Imana. Imana ni ishimwe kandi Imana ntihabwa icyubahiro. Nabashuje rero, kandi Imana y'amahoro ibane nawe, igisha y'Imana ibane nawe. Kadusome ijambo ry'Imana, hanyuma dukomeze nk'uko nkomeje kugenda mbibasangiza. Ni igitabo cyo Kuva, igitabo cya kabiri cya munsi cyo Kuva. Tuba tumaze iminsi dusoma hano ku gice cya 3. Hanyuma rero reka dusome igice cya 3 hano ku murongo wa 7. Titira y'amagambo iravuga ngo, Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke Abisiraheli. Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka baticishwa n'aba bakoresha uburetwa, kuko nzi imirimo yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani, Abaheti n'Abamoni, n'Abaferesi n'Abahivi n'Abayebusi. Ni ukuri gutaka kw'Abisiraheli kwangizeho, kandi nabonye agahato Abanyegiputa babahata. Nuko none ngwino ngutume kuri Farawo, ukure muri Egiputa ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Imana yacu ni ishimwe kandi Imana yacu ntihabwa icyubahiro. Gusenga, twari turimo tuvuga ku kintu bita gusenga. Ntituzi, Imana ishimwe, ntabwo tuzi niba Abisiraheli barasenze biyiriza, ariko ikintu Bibiliya itubwiye ni iki? Itubwiye ko gusenga kwabo, gutaka kwabo, urumva iyo umuntu ageze ahataka, buriya iyo umuntu akivuga, iyo umuntu akiririmba, aba atarabona. Burayo ikibasha kuvuga akabona birebe, ikibasha kuvuga akabona birakunze, umenye ngo biracyari bizima, biracyoroshye. Ubundi gutaka, kuvuga birakunanira, ukageraho utaka. Rero ngo gutaka kwabo baratatse, gutaka kwabo kugera ku Mana. Imana irangije hamagara Mose, iramubwira ngo ngwino nkutume ku bwoko bwanjye. Imana yacu nishimye. Uyu Mose tuvuga ni wa mwana wakuze mu buzima budafite icyerekezo, wa mwana wakuze nta mahirwe yo kubaho, ariko akura ari mu mugambi w'Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Naranezerewe rero, aho wavukira hose, aho iyo umugambi w'Imana ukuriho, Imana igendana nawe. Imana irashaka iki? Irashaka ko dukwetura inkweto zacu. Mbere y'uko imutuma yabanje kumubwira ngo wowe Mose, kwetura inkweto zawe, kuko aho ngaho uri arahera. Mu yandi magambo, komeza imishumi, komeza inkweto zawe, kuko urugendo ndi ushaka kugutuma, kuko ahantu nshaka kukohereza ni mu maboko akomeye, ariko humura, nzagendana nawe. Rero Mose ngo yumvishe ibyo ngibyo, ngo abwira Imana avuga ngo, ni gute njyewe umunyantege nke najya mu maboko ya Farawo? Hanyuma Imana irangije iramubwira ngo haguruka, ngwino nzajyana nawe. Imana yacu nishimwe kandi Imana yacu ntabwo icyubahiro. Dushimye Imana ko ari yacu, dushimye Imana ko zatugirira neza, dushimye Imana ko hari umugambi mwiza idufiteho. Niba Imana yarabashije gukura Abisiraheli mu maboko ya Farawo nk'uko Bibiliya ivuga, kuko ibwiye Mose irambwira ngo haguruka. Uyu munsi rero nta kindi kimenyetso kiri bukubwire kuri kumwe n'Imana, nta kindi kintu kiri bukubwire ko uri kumwe n'Iyera. Nuko haleluya, nuko hari ibintu ugiye gusuzugura, nuko hari ibintu byane bikuri hejuru nawe ugiye kugenda. Ubukene bwari bwarakufashe, intambara zari nyinshi, ariko Imana igutumyeho kubera ko wagize gusabana n'Imana, kubera ko wagize ubusabane n'Imana. Gutaka kwawe rero kwazamutse kugera imbere y'Imana. None Imana ivuganye nawe, iravuga ngo uhereye umunsi wa none ndagukura mu maboko yande, ndagukura mu maboko ya Farawo, ndagukuraho byari bikugose, ndagukuraho imigambi Satani yose yaragufiteho. Imana yacu nishimwe, Imana yacu ntabwo icyubahiro. Turanezerewe rero mu mitima kubera ko Imana yongeye kutugarukaho.
nawe nezererwa uri kumva ijambo, wumve ko Imana yongeye kukugaruka, wumve ko Imana yongeye kukugenderera. Imana nihabwe icubahiro. Amagambo y'uyu munsi cyangwa se ijambo ry'uyu munsi ryari iryo ngiryo, rikubake. Ariko ikimenyetso kikubwira ko uri kumwe n'Imana, ikimenyetso kikubwira ko yari iri kumwe nawe, nuko uhereye umunsi wa none hari ibintu Imana igukuyeho, hari amaboko ya Farawo ikuvanyeho, hari ahantu wari uri utari wishimye, ariko Imana ivuganye nawe ko hari ibintu igukuyeho. Imana ivuganye nawe ko hari ibintu uhereye umunsi wa none ikwamuriyeho mu izina rya Yesu. Imana rero nihabwe icubahiro, turayishimye, nigomeze guhabwa icubahiro, niyo gushimwa none n'iteka ryose. Amen.